Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2009 ingabo z'u Rwanda zigira ukwezi kwahariwe ibikorwa byo guteza imbere abaturage, ni nako polisi y'u Rwanda yagiraga ukwezi kwahariwe ibikorwa by'abaturage, byose byaganishaga ku iterambere ry'umuturage. Kuri ubu ingabo z'u Rwanda ndetse na polisi bashyize hamwe imbaraga mu bikorwa by'iterambere n'imibereho myiza y'abaturage, nk'uko bishimangirwa na Minisitiri w'Ingabo Juvenal Marizamunda. Muri uyu mwaka rero udasanzwe twararebye turavuga ngo reka dushyire imbaraga hamwe. Muri uyu mwaka dushyire imbaraga hamwe, dukorera ibikorwa hamwe, twishimira icyo umutekano watugejejeho, icyo ubufatanye hagati y'inzego n'abaturage byatugejejeho. Kwikubitira abatuye mu mirenge ya Musanze na Nyange mu karere ka Musanze nibo batangiriweho gutangira ibikorwa byo kububakira ibiraro bigera kuri 3 bizorohereza imigenderanire ndetse n'imihahiranire ku baturage batuye muri iyi mirenge. Cyambere nuko umuturage ushaka kwiyubakira inzu ye ntabwo yabonaga itaka cyangwa se amatafari, cyangwa n'ubundi nibwo yabayejeje ibirayi ari amasaka n'ibishyimbo, ntabwo yabonaga uko byagera hirya ngo urabona ko ari imirenge ibiri yegeranye, ari Musanze n'umurenge wa Nyange. Muri ntabwo ubuhahirane bwari buriho mu gihe imvura yabaga yaguye, ubuhahirane bwahagararaga n'abaturage, umuntu wese yaheraga mu murenge we n'abandi bagahera mu wundi murenge. Ariko ubu ngubu kubera ko ibi biraro leta y'ubumwe bw'abanyarwanda binyuze mu gisirikare cyacu cy'igihugu badutekerejeho bakabona ko dukwiriye ibi biraro, twebwe twishimiye cyane, ntiwareba uko mbese twebwe byaturenze. Twabonye hano ubu nuvuga hano tugiye kuja turatambuka tuvuye mu murenge wa Musanze tuje Abanyange bidukomeza Curufu. Ubwo tukuvuga ngo amahirwe yose abantu baduhaye mu uyu murenge n'uriya byatugira akamaro. Ubu nta muntu uzongera gutegereza ngo itaka ryangiraho gute, si nimanye nikure nk'amabati 30 bwagera hari gute. Ubu byacakemutse, imvura nimba yaguye nta uzongera kurara hari muri garuka aje arambukanya akomeza. Abana bacu bajaga barabura aho bakwambukira bagiye kwiga, none ubu ngubu turi kwishimira ibi biraro. Minisitiri w'Ingabo Juvenal Marizamunda yavuze ko gukora ibikorwa nk'ibi by'iterambere n'imibereho myiza y'abaturage ari ukwikorera ubwabo, kuko ingabo na polisi nabo bava mu baturage. Ntabwo ari kugira ngo ingabo mudukunde cyangwa se mukunde polisi, nuko tuzi ko turi bamwe muri mwe, ari abasirikare, ari abapolisi n'izindi nzego, bose baturuka hehe mu baturage, natwe turi abaturage. Murabyumva? Rero iyo turi gukora ibi bikorwa tuba twisubiza, nitwe twiteza imbere, ntabwo turi guteza imbere undi muntu, ni twebwe. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yigeze kuvuga ati uhinga mukwe ntagira ate. Iyo turi gukora ibi bikorwa mwe kujya murango n'ingabo zituzana ibikorwa, ni polisi, oya n'abaturage bacu bagenzi banyu bagarutse ariko bambaye n'imyenda, ariko baje kugira ngo dusangire, twongere twibukiranye ko twageze kuri byinshi mu myaka 30. Muri rusange ibikorwa byo gufasha abaturage mu mibereho n'iterambere ryabo ni ibikorwa bizamara amezi 3, aho bifite insanganyamatsiko igira iti imyaka 30 yo kwibohora ku bufatanye bw'ingabo z'igihugu, inzego z'umutekano n'abaturage mu iterambere ry'u Rwanda. Umuhoza Honoré, Flash TV, mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.